Ndabashimiye cyane sasa mu by'ukuri dufite inshuti yacu yitwa Delice yabaje ikibazo kiza muri comment arabaza ati ese ni kuki YouTube igora abantu mu bijyanye na copyright, kuki igira amabwiriza aruhanyije kandi agoranye rwose ku kintu kijyanye na copyright. Mu by'ukuri rero nicyo tugiye gusubiza kandi nawe mu by'ukuri nimba ufite iki kibazo ndatekereza igiye gusubirizwa hano. Sasa mu by'ukuri rero YouTube ikomeye ku kintu cyitwa copyright kugira ngo irinde uburenganzira bw'abahanzi ba filime n'abafite nyine ibindi bikorwa byabo by'ubwenge icyo bita intellectual property. Ibyo byose rero ikabikora muri kugira ngo irinde umutekano w'iby'abandi. Iyo rero umuntu yanditse igihangano abafite uburenganzira bwo kutagisangiza n'abandi batabyemerewe, mere magambo kuki YouTube kuki cyangwa se mere ushaka kwibaza kuki YouTube ikaze ku kintu kijyana na copyright. Mu by'ukuri ikintu cya mbere mo kwirinda ibibazo by'amategeko. Niba YouTube yemereye abantu nyine gukoresha ibihangano by'abandi batabyemerewe, yashyirwa mu manza cyangwa se igakurikiranwa mu buryo bw'imanza, ikaba yashyirwa mu nkiko igahanwa n'amategeko mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero bigatuma YouTube yirinda amategeko ndetse no kujyana ibibazo bishobora kugeza muri leta mu kujya gusanura ukuntu YouTube yabaye indiri yo gukoresha yo kuba yaba indiri yo gutuma abantu bakoresha ibikorwa by'abandi kandi batabyemerewe. Ibyo byose bikabyagira ute byaba ibyaha bikomeye bishobora gutuma YouTube bashobora kwihana, iyi company ikaba yahanwa. Ikindi kiza ku mwanya wa kabiri harimo kurinda abahanzi n'abanyamakuru. Rero abantu bakora umuziki, filime cyangwa se ibindi bikorwa baba bashaka inyungu zabyo, ntabwo babikora babishyiraho ngo kugira ngo byungukire abandi, ahubwo babikora bagamije kugira ngo nabo bibungukire. Ikindi kiza ku mwanya wa gatatu ni gushyira ibintu byiza kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo iyo abantu rero bashyize ibihangano by'abandi nta burenganzira, byatuma YouTube yuzura nyine ibintu by'ubujura bw'ibihimbano, cyangwa se abantu bagafata ibihimbano by'abandi bakajya bagenda babikoresha ibyo bashaka. Ibi nabyo nakubwiye nti bishobora gutuma bibageza mu nkiko ndetse hakazanamo n'amategeko ya leta ashobora guhana iyi company ya YouTube. Byose babikora muri rwo kugira ngo birinde nabo ibihano bishobora kubageraho. Ikintu ushobora kuba utawibaza ni gute YouTube ishyira mu bikorwa amategeko ya copyright. Mu yandi magambo rero hari ikintu cyambere ufite kumenya, hari icyo bita content ID system. Ni software ya YouTube isuzuma video zawe ikareba nyine niba nyine harimo igihangano cy'undi muntu. Hakaza ikindi bita copyright claims. Icyo bita copyright claims ni mwene mgambo niba ukoresha nyine ibintu by'undi bishobora gutuma nyine video yawe ihabwa nyine nyirayo ikavanwaho cyangwa se ikavanwaho mu bihugu cyangwa se mu bihugu bimwe na bimwe. Hakaza ikindi bita copyright strike. Icyo bita copyright strikes. Ni ukuvuga ngo rero iyo rero ufashe copyright strike nyine eshatu, channel yawe ishobora kwita ifungwa burundu, ntuzongere kuba wakwemererwa kuba wakoresha YouTube channel mu buryo bwose bwashoboka kugira ngo nawe burumvikana abari igihano gikomeye ubuhawe. Ikindi ushobora kwita bibaza ise wabigenza ute kugira ngo wirinde ibibazo bya copyright. Mu byo kuri koresha ibintu byawe bwite, imiziki, amashusho n'ibindi byinshi byose bibe abari ibintu byawe. Ibi bizakurina icyo bita copyright n'ibindi bibazo no kujyana ibibazo na YouTube, kuko YouTube ikintu bita copyright ni ingingo ikomeyeho cyane, ntago yakurebera irihumye rwose. Ikindi kiza ku mwanya wenda wanyuma ni harimo icyo bita ushaka gukora burya ubwire cyase ubwire niba ushaka gukoresha nyine video z'abandi ukwiye kubwira nyiri bihangano niba ari ushaka gukoresha ibintu by'undi, mubaze niba byemera cyangwa byemera kugira ngo agwe ubwo burenganzira. Ikindi koresha ibintu biri mu rwego rwa fair use. Niba rero ugiye gukora reaction, review cyangwa se analysis, cyangwa se bita analysis, gerageza nyine kutavanga nyine cyane ibihangano by'undi mu ko wiboneye. Ikindi YouTube ni platform ikomeye, niyo mpamvu nyine igira amategeko akomeye kukurinda abahanzi n'abanyamakuru n'abandi bantu bose bashyira ibikorwa byabo kuri YouTube kugira ngo ibarinde umutekano, kugira ngo abantu batagenda bakangiza byinshi, ndetse ibyo byose bikaba byatuma YouTube nka company ishyirwa mu nkiko ikaba yahanwa n'amategeko agenga amwe mu mategeko iba yarahawe itagomba kurengaho. Urumva ko nayo rero ntago ari ahubwo ibikora muri rwo kugira ngo yirinde ko nayo yajya hehe yashyirwa mu majwi ikaba yajyanwa mu nkiko nayo iganwa n'amategeko akomeye. So ndagushimiye nk'impamvu YouTube igira amananiza akomeye ku kintu kijyanye na copyright. Iyo niyo mpamvu ituma ibintu bijyana na copyright nta mpwe na nkeya bagira rwose pe.
icyo gihe na copyright icyo cyo ni ikintu badashobora kukubabariraho, ibindi babyumva, ariko icyo gihe na copyright gukoresha ibihangano by'undi byo ni ingingo bahana bihanukiriye. Ndagushimiye, ndumva urasobanukiwe. Naho butaha.